Dutangiranye hano n'umupadiri abona yari ari kwikuramo ikanzu, barakwereka bari bari mu cyumba, ku gitanda naho hari haryamyeho umubikira, uretse rero umupadiri n'umubikira ibintu bagiye gukorera mu cyumba, ndetse n'uruza kureba filime yose ukayisoza, uraza gusobanukirwa umenye n'impamvu bageze hano mu cyumba, kandi tubizi neza ko bagakwiye kuba bari mu kiliziya. Mbese uretse uze kureba neza urasobanukirwa, urebe neza akantu ku kandi ukuntu uno mupadiri ari gukuramo ikanzu, ubona wagira ngo bari ibintu agiye gukorera uriya mubikira nawe ubona ko yaryamye yamwiteguye, ndetse wagira ngo yasinziriye simbizi, uretse turebe uraza gusobanukirwa neza akantu ku kandi, wowe uyirebe uyisoze, ndetse nk'ubutse ko ari nabwo bwa mbere ugize hano wakanda subscribe kugira ngo tukinjiremo neza cyane uze gusobanukirwa. Barakwereka atangiye kwikuramo ipantaro akuramo resane, umubikira nawe ari aho ngaho araryamye, umubikira wa mupadiri yatangiye kumukorakora ku matama, ati mbega ukuntu uri mwiza. Barakwereka umubikira ahise abyuka, urabona ko wagira ngo yari asinziriye, yahise akanguka. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe. Umubikira ati ibyo ni ibiki uri gukora? Padiri have yaramubwiye aramubuza, baramubuza. Mbese kadusubire inyuma turebe ukuntu kataye, turebe n'ukuntu bisanze muri kino cyumba, tuyitangire neza akantu ku kandi. Ubundi batangiye barakwereka bari mu cyumba bicaye, umubikira nawe yari ahagaze aho ngaho, umupadiri nawe yari yambaye ikanzu ari kumukurakura ku dutama, barakwereka wagira ngo utuntu ari kumuhongoraho, umubikira nawe akagira ngo ni muwe zindi ari kumugira neza kugira ngo babone ukuntu bajya kurya amaturo, kuko urabona yuko amuteze amatwi. Uno mupadiri urabona byamucanze, ari kwigisha umukobwa uko abigenza. Barakwereka dutegereze neza turebe agasobanuye, ndetse urabona yuko n'umupadiri agira ngo ari kwigisha uno mubikira, uretse urebe neza uraza gusobanukirwa, nureba neza akantu ku kandi. Umupadiri arimo arasobanurira erega mubikira nubwo twihaye Imana, ubundi natwe twagakwiye kuzajya tugira ibyo twikorera byacu ku ruhande. Umubikira urabona ukuntu ari kubyumva, ntari kubyumva neza, ntari kubyiyumvisha, agatwengera mo imbere, ariko hari ukuntu abakobwa baseka kuriya akagira ngo yakwishimiye, ariko buriya baseka kuriya ku munwa mo imbere ari kubitekerezaho. Barakwereka umupadiri yatangiye kujya amukorakora, umupadiri yatangiye kujya amukorakora, umukobwa akagira ngo ni utuntu ari kumuhungura, reka ngukurire ako kantu karimo karakwanduza. Uretse urebe umubikira yaritaje, umupadiri nawe niyo avuye ku izima, yaragomeje amukuraho aramuhungura, ati ariko ubundi kano kantu karakubangamiye, ati ufite udutama twiza. Ubundi waretse ibintu by'ubupadiri n'iby'ububikira tukabireka, ubundi tukishingira urugo rwacu. Ndetse hano n'umupadiri wagira ibyo bintu ari kwitekerereza, uretse neza akantu ku kandi uraza gusobanukirwa. Uyu mupadiri kugirira impuhwe zingana gutya kuko n'umubikira biragenda bite, birahirira he? Wowe icyo usabwa ni ukora agasobanuye neza akantu ku kandi ukaza gusobanukirwa. Barakwereka umubikira yatangiye kumukuraho amaboko, umubikira abona ko ibintu nyine atari shyashya, umubikira byamucanze, urabona yuko umubikira ntabwo ari kubyiyumvisha, ariko gatundi waje tukagenda mu kiliziya, waje tukagenda ukajya gusoma misa, ubundi ukigira iwawe nanjye nkajya iwanjye. Ndetse n'umureba neza aha hantu bari, bahagaze mu cyumba, bahagaze ahantu mu cyumba, wagira ngo n'umupadiri yamuzanye mu cyumba ahantu wenda bambarira, wagira ni mu rwambariro rwabo. Ndetse urabona yuko n'umupadiri we aricaye kuri matora, n'undi mukobwa nawe arahagaze w'umubikira. Ndetse itonde urebe neza akantu ku kandi uraza gusobanukirwa, uruze kureba neza ukuntu n'umupadiri ari n'umutekamutwe, urebe neza ibintu aramukorera. Uretse uze kureba umubikira nawe ibintu umupadiri ari kumubwira katari gusa nk'ubyizera, uretse uze kureba neza uraza gusobanukirwa. Umupadiri yakomeje kujya amutekera imitwe, umukobwa ntari kubyiyumvisha ukuntu bagakwiye kuba bagiye gusenga, none ubu ngubu bakaba baje hano mu cyumba.
umukobwa ati rega ariko njye mba nazanye hano no gusenga, ati njye nihaye Imana, none ibintu ushaka kunkorera koko ni ibiki, wampaye amahoro. Umukobwa ntabwo ari kubyemera ibyo uno mupadiri ari kumubwira, umukobwa agerageje kumusobanurira ariko umupadiri ntabwo ari kubyumva. Biragenda bite se ubu ngubu koko? Ese wakanze subscribe? Nimba ari ubwa mbere yikande ndetse ukande na like kugira ngo nzabahe ibindi bice by'iyi video. Iyi video ifite ibice byinshi, nimubona ari keza nazabaha n'ibindi bice byayo by'uno mupadiri w'umutekamutwe ari gutekera uno mubikira, ari kumukorakora ku dutama rero yagiye kumusoma. Buretse urebe, itonde urebe neza, ari gufite udutama twiza iyo. Ariko buriya baravuga ngo nta muntu w'umubikira ujyayo ngo asa nabi, abenshi babona basa neza. None n'umupadiri nawe yagiye mu bupadiri, none abonye umubikira mwiza, wagira ngo nizo nzozi ze yarotaga none akaba azigezeho. Buriya n'umupadiri yabonye ko mu babikira hasigaye hagiyemo abakobwa beza, n'umupadiri nawe yishakira umukobwa mwiza, aravuga ati kangiye mu gipadiri, asigaye nzahuramo n'umukobwa mwiza ari we tuzibanira. Ese mama biragenda bite? Birahirira he kubyura uno mupadiri n'uno mubikira? Birahirira hehe? Biragenda bite? Yoo.